mu gihe gahunda y'ubukangurambaga n'amarushanwa ku budasa mu guhangana na COVID-19 bwatangijwe n'umujyi wa Kigali ku bufatanye n'izindi nzego ku nsanganyamatsiko igira iti ubudasa mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 ikomeje, aho hazahembwa umurenge, akagari cyangwa umudugudu bizaba byahize ibindi. Kuri iki cyumweru umudugudu wa Byimana uherereye mu kagari ka Gatare, umurenge wa Niboyo mu karere ka Kicukiro nawo winjiye muri ubu bukangurambaga nk'uko umuyobozi w'uyu mudugudu abigarukaho ndetse n'ibanga bafite. Ubudasa muri Byimana namwe mwabibonye nabyo twashyize mu bikorwa. None icya mbere ni ugukwirakwiza utu posters turiho message, turiho amakuru yongera kwibutsa abaturage kwirinda COVID. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, twababwiye ko hariho irondo ryo kuzunguruka mu ngo no mu masibo yose agize umudugudu, twongera dukangura abantu kwirinda COVID. Twongereho n'agashya ko umwe mu bana bacu mu mudugudu yakoze indirimbo iriho ubutumwa bwihariye bwo kwirinda. Hari message umuntu abona ku buryo bwanditse, noneho hakaza na message mu buryo bwo kumva. Icyo kintu rero kuri buri butike twashyizeho Bluetooth nka twa bafure dutoya turimo message zigenda zigaruka kandi zitanga ubutumwa bwumvikana mu kwirinda COVID. Ibyo bintu rero ni ubudasa muri Byimana bizadufasha gutuma igihembo tukibona mu midugudu yabikoze neza. Muri uyu muhango bamutwara sibo basinyanye imihigo n'umuyobozi w'uyu mudugudu Felix Hagenimana, akaba agaruka ku nshingano zabo. Iriya kayi turashya tuyandikamo ibikorwa byose byabaye. Ese hari abantu twagiye dukosora, abantu twagiye twigisha uburyo bagomba kwirinda COVID, abantu dushobora kuba twasanze batakurikije amabwiriza, uburyo twabigishije tukajya tubasobanurira neza uburyo COVID yandura, tukabasobanurira n'uburyo bagomba kwirinda, noneho tugatanga raporo ku mudugudu no mu kagari. Bamwe mu baturage b'uyu mudugudu nabo bemeza ko nta gushidikanya babona biteguye kuzesa imihigo bafatanije n'ubuyobozi, bityo umudugudu wabo ukazahiga indi ukaba ari wo wegukana igihembo nyamukuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Gatare Nuwagaba Eveline wasinyanye imihigo n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Byimana atangaza ko amarushanwa atarangiriye ku gusinya, ahubwo akabasaba gukomeza kuzirikana no gushyira imbaraga mu gukurikirana iyi mihigo kuko ari byo bizabafasha kuyesa. Twagize amahirwe yo kugira imidugudu irimo abantu basobanutse, so turizera ko nta kabuza kino gikombe tuzagitwara cya miliyoni 2,500,000. nuko igikorwa cyo gusinya kidashoje irushanwa. Nyuma y'iyi launching dufite follow up. Mudugudu na mutwara sibo bagomba gufatanya. Mutwara sibo akajya kureba ko abaturage bubahirije amabwiriza. Ese natubari mu ngo twabaye, ese na muturage ufite COVID ushobora kuba yakwanduza abandi. Noneho iyo raporo akoze akayijyana kwa mudugudu akamusinyira. Noneho nyuma natwe nihaza kuba follow up, kuko turabizi ko bazaza kutugenzura ubuyobozi bw'akarere, hanyuma natwe bakazasanga abaturage bacu bazi igikorwa turimo cyo kurwanya COVID, ndetse na mutwara sibo na mudugudu baragize umwanya nk'uko warebye twagize amahirwe yo kwimanura mu baturage, kuburyo umuturage wese amenya ko koko ni iki turimo. Ese kugira ngo dutsinde rino rushanwa turasabwa iki? So nibyo nizera ko bizadufasha. Umuturage yagenda aganirire mugenzi we ati kugira ngo tuzabone kiriya gihembo nuko tuzaba twubahirije amabwiriza yo kurwanya COVID. Umushyitsi mukuru muri uyu muhango yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Niboyi, aho yasabye abatuye umudugudu gukomeza guhangana n'iki cyorezo, anabifuriza amahirwe masa muri aya marushanwa binjiyemo. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV i Kigali.